mwamashimwe. Amazina yanjye ngiye kuba tubana muri aka kanya ni Gatera Titien. Kubatanzi ngiye Imana igiriye ubuntu bwo gusangira namwe aya magambo ari mu byanditswe byera. Hanyuma ngira ngo ababonye flyer babonye yuko uyu munsi turaza kuba turi kurebera hamwe kuri introduction cyangwa kw'iruburiro ku cyigisho Kristo yigishije ku musozi. So ngira ngo murabizi ko mu minsi yatambutse ubwo umuvandimwe ataratuvamo tukiri kumwe nawe, umunsi nk'uyu nguyu igihe n'iki ngiki twabaga turimo kwigira hamwe kuri church history, ku mateka y'itorero, ariko ntibyabaye ngombwa yuko akomeza iyo series yarimo kwigishaho. Hari impamvu zaduteye twebwe muri komite kudahita dukomereza kuri iyo nyigisho, nubwo tubibasezeranye yuko mu gihe Imana izabyubaye guhumeka igihe kizagera dukomereze aho yagejeje, kugira ngo nk'uko umwami yashimye yuko twiga amateka y'itorero koko ntitwiyacikishije hagati. Ariko hagati aho mu gihe tutarakomeza kuyiga, Imana yashimye ko mu gihe nk'iki ngiki turube dutangiye series ivuga ku cyigisho Kristo yigishije ku musozi, ariyo Sermon on the Mount. Ngira ngo nicyo cyigisho cya mbere kinini gishobora kuba kiri mu byanditswe. Ntabwo ari icyigisho yigishije iminsi ibiri, cyari icyigisho kimwe yigishije. Icyo cyigisho Kristo yakigishije uhereye mu gice cya 5 cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, umurongo wa mbere kugera mu gice cya 7 cya Matayo, umurongo wa 29. So tuzaba turimo kurebera hamwe iyo mirongo uhereye ku gice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku gice cya 7 umurongo wa 29. Umwami nabishima yuko tubirangiza. So hanyuma uyu munsi ntabwo ndi buze kugira umurongo runaka nigishaho muri ino mirongo dufite kuziga, ahubwo icyo ndi buze gukora ni nka introduction y'ihuriro ku byerekeye imirongo. Byarangoye cyane kuba nabona uburyo nkora summary cyangwa incamake y'icyo imirongo ivuga yose, kuko ibi igice kuva ku gice cya 5 kugera ku gice cya 7 harimo ibintu byinshi bitandukanye. So kuva ku gice cya 5 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 12 tubona icyo twakita the beatitudes cyangwa abo Imana yita ko bahiriwe. Hanyuma kuva ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 16 niho tubona uburyo Imana ihamagarira abizeye ko bakwiriye kuba umunyu ndetse n'umucyo w'isi. Ku murongo wa 12 kugeza ku wa 20 tubona uburyo Kristo yubahirije amategeko ndetse uburyo Kristo yahumuye amaso abigishwa be gusobanukirwa ikitegeko ari cyo. Kuva ku murongo wa 21 kugera ku murongo wa 26 tubona icyo Kristo avuga ku byerekeye anger and murder, no kuvuga umujinya ndetse no kwica. Hasi yaho kuva ku murongo wa 27 kugeza ku 30 tubona Kristo adiringa n'ikitwa irari ndetse n'ubusambanyi. Hasi yaho akomeza avuga kuri divorce cyangwa gutandukana kw'abashakanye ndetse no kurongorana bushya kw'abari bafite abagabo cyangwa abagore mbere. Kristo akomeza avuga ku byerekeye indahiro, umurongo wa 38 kugeza ku 42 avuga ku byerekeye kwihorera, nk'uko tubibona ngo mwumvise ko byavuze ngo ijisho rihorerwa irindi. So arimo kuvuga ku byerekeye ingingo yo kwihorera. Hasi havuga uburyo dukwiriye gukunda abanzi bacu, agakomeza avuga uburyo dukwiriye gufasha abakennye. Hasi agakomeza yigisha uburyo dukwiriye gusenga, yigishira abigishwa uko bakwiriye gusenga. Atanakomerezaho ingingo yerekeye kwiriza ubusa, ukuntu umuntu yirije ubusa aba akwiriye kuba ameze n'ukuntu aba akwiriye kwifata ndetse n'impamvu ikwiriye gutera umuntu kwiriza ubusa. Hasi yaho akomeza avuga ubutunzi bwishwe mu ijuru, aho ngo inyenzi n'ingese bitabasha kugera. Tubona hasi akomeza kwigisha ndetse ahamagarira abitwa be bose ko badakwiriye kwiganyira mu gice cya 6, aho bisa nkaho Kristo yisobanuye cyane kuri iyi ngingo. Hasi yaho tubona uburyo Imana icyaha indyarya
bakabigaragariza mu buryo bacira abandi urubanza bo ubwabo bisize. Ibyo tuzabireba nabyo. Hasi yaho tubona mu by'ukuri ibyerekeye irembo rigari ndetse n'irembo ritonya. Hasi yaho tukabona avuga ku byerekeye abigisha b'inyuma, false prophets, ngira ngo Genevieve yabikomojeho mu gitondo avuga uburyo dukwiriye kubamenya, ngo Kristo yavugiye icyo kugira ngo ntibizadutungure tube tubizi. Hanyuma tuzarangiza turimo kureba Kristo arimo kwigisha abigishwa be umwubatsi mu by'ukuri wubaka ku musenyi ndetse n'ubaka ku rutare, nicyo bishatse kuvuga. So ni ibintu byinshi ku buryo ku ruhande rwanjye byagoye kuba nakora summary cyangwa nko kuvuga mu ncamake icyo mirongo ivuga. Niyo mpamvu nk'uko kuri ino liste nababwiye, ikintu cya mbere cyizaho ni the beatitudes cyangwa abahirwa abo ari bo. Niyo mpamvu nifuje gukora basically the introduction cyangwa iriburiro ku byerekeye iyi mirongo 12 tugiye kuba turimo kwiga muri ino minsi ivuga ku bahiriwe imbere y'Imana. Tugiye kuba dusoma igice cya 5 umurongo wa mbere ndasoma, hanyuma kubw'impamvu z'umwanya hari ibyanditswe nzajya nsoma kuko nabyanditse, iyo mukaza kubyandika mukaza gusomera imuhira kuko twamaze kurenzaho iminota sinshaka ko dutinda cyane. Umurongo wa mbere aravuga ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo ko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babamuhora. Muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Tugiye gufata rero iminota itari myinshi itari na mikenya dushaka gusobanukirwa by'umwihariko izi beatitudes cyangwa guhirwa Imana irimo kuvuga, kuko ibi bintu ukibisoma umuntu wa mbere ikintu atangira kwibaza no kwibaza ati ese ibi byaba ari ibintu umuntu asabwa gukora kugira ngo abone ubugingo buhoraho, kugira ngo umuntu yinjire mu bwami bw'Imana, cyangwa se byaba ari ibihamya noneho by'ubuzima bushya Imana yabyaye mu bigishwa bayo, cyangwa ni byombi? Noneho twamenya icyo ukura ari ikihe muri ibyo ngibyo. So imirongo uko mubibona bisa nkaho ikubiyemo ibintu bibiri. Harimo like present promises, amasezerano y'akanya ka none turimo, ndetse n'amasezerano y'akanya kazaza imbere. Kandi umuntu abisomye ayo masezerano ngo dutegereje mu gihe kizaza, asa nkaho hari ibintu Imana irimo kuvuga ngo hahirwa abameze batya kuko nabo bazagirirwa batya. Rero ushobora gutangira kwibaza ati si noneho hari ikintu Imana izamo ku munsi w'urubanza ubwo nzaba maze kuzuka gishingiye ku kuntu nitwaye n'ukuntu nabayeho. Rero ibi nibyo turaza kuganira tunarebera hamwe mu shusho ngari icyo Bibiliya ivuga kuri iyo ngingo. Rero uburyo iki gitabo cyanditswemo, kuvuga by'umwihariko iki gitabo cyose cya Matayo, nakomeje gutekereza ubundi iki gitabo wakigabanya mu bihe bice. Natekereje umurongo wa 4, nako igice cya 4 umurongo wa 23, undi mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo haravuga ngo Yesu agendera bigaragara yabo hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza n'indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Uyu murongo turimo kubona mu ncamake icyo Kristo yakoze ari mu isi. Icyambere turimo kubona mwaha ngaha ngo yigishirije mu masinagogi ngo abwira abantu iby'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Hanyuma ngo ikindi kintu Kristo yakoze ngo yakijije indwara zose ndetse n'ubumuga bw'abantu. Unasomye igice cya 9 umurongo wa 35 naho nibyo subiramo avuga. Aravuga ngo
Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose ngo yigisha mu masinagogi avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Rero umurimo wa Kristo wari ugizwe n'ibintu bibiri by'ibanze. Cya mbere ariko kwigisha inkuru y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ndetse icya kabiri ngo agahamirisha ubwo nkuru y'ubutumwa bwiza yigishaga ibimenyetso ndetse n'imirimo y'ibitangaza. Rero iyo dusomye igice cya gatanu kugeza ku gice cya kane nk'uko nababwiraga, aha tuzaba turi muri section yo kureba ibyo Kristo yigishaga. Ntabwo uri buze kubonamo igitangaza na kimwe, ntabwo uri buze kubona ikimenyetso icyo ari cyo cyose. Ariko dukomeje gato guhera ku gice cya 8 kugeza ku gice cya 9, noneho dutangira kubona ibyo bimenyetso n'ibitangaza. So iyi niyo shusho ya Kristo muri iki gitabo ndetse no mu butumwa bwose bwiza muri rusange. Ibi bivugiye iki? Ibi bivugiye yuko ndetse n'abantu mu gihe cyiwe, abantu benshi bari bashishikajwe n'ibitangaza yakoraga. Bari barajwe ishinga n'ibitangaza yakoraga. Nta n'umwe bari bahari, ariko abenshi muri bo bari muri uwo mujyi w'abantu bifuza kubona ibi Kristo ari we gice kimwe gukora ibitangaza. Kugira ngo abantu basomye ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, ubwo n'urugero rumwe ngiye gufatamo, mwumve ibyo ndi kuvuga uburemere bifite. Muri Yohana 6:26 haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Uyu ni Kristo. Ijoro ryatambutse ngo yabagaburiye imitsima, ngo bose bararya, ngo ndetse basaguriza nabo mu rugo. Hanyuma ngo bukeye ngo bazinduka bamushaka, kugeza aho ngo bafashe n'ubwato bakiri kumushaka. Kristo rero ababonye, kubera ko ngo we ngarondore ibiri mu mutima w'umuntu, ntategereza kumva ikiva mu muntu, arababwira ngo ni ukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ikintu cyantangaje muri iyi mirongo, aba bantu bakwiriye kuba barabonye ko Kristo yabavumbuye, either bakamwizera by'ukuri cyangwa bakamuhunga, ariko bakomeje kwinsistinga nko kuvuga ngo nta kabuza ugomba kuduha imitsima. Kuko ku murongo wa 29 ngo arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Ngo baramusubiza bati, wakora ikimenyetso ki ngo tukirebe tukwizere? Icyo wakora ni iki? Nko kuvuga ngo kukwizera turaza kukwizera, reka nta kibazo, ahubwo we banza udukorere ikimenyetso. Ariko batubibaza muri icyo kimenyetso bashakaga ni ikihe? Umuntu ukurikira tukwereka icyo bashakaga. Baravuga ngo basokuruza bacu ngo bariraga manu mu butayu, nk'uko byanditswe ngo yabahaye kurya umutsima uvuye mu ijuru. Urumva none arimo kuganisha kuri ya mitsima bashaka. Ariko Kristo ni yaboroheye, arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko Mose atari wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo. Deja no Kristo acyarimo kubagora, arimo kuzana umutsima w'ubugingo kandi ntabwo bashaka. Baramubwira bati, databuja ujye uduha umutsima iteka. Ngo Yesu arababwira ati, ni njye mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Njye mbaha umutsima w'iteka, buri munsi njye mbaha umutsima. Mwumve kino kintu, ni njye burya mutsima w'ubugingo, ni njye wivugaga. Byagenze biti amaze kubabwira gutyo, unuka abayuda ngo baramwitotombera, kuko yavuze ati ni njye mutsima uvuye mu ijuru. Rero nuko benshi batari bashishikajwe n'ibyo abigisha, ahubwo bifuza gusa ibyo abaha ndetse akabakorera. Ibyo nibyo biri mu nsengero nyinshi cyane ahangaha. Uramutse ufashe Imana ugakuramo ibyitanga, nta muntu wakongera kujya mu rusengero. Abenshi keretse uwizeye by'ukuri, keretse ukunda Imana kuko ayikunda atayikunda ibyitanga. Ariko icya kabiri ngo Kristo yakoraga ibitangaza nk'uko twabibonye. Kuko Kristo yakoraga ibitangaza, kandi uko tubisoma mu byanditswe niko byose yabikoze. Uko tubibona, nimba kuzura umuntu yarazutse, nimba gutura imigati yaratubutse,
kuko nubwo bamwe batenega kujya kuri iyo side, hari n'abandi bajya kuri extremity bagahakana ibitangaza bya Kristo. Ingeri y'abantu ba mbere bahakana ibitangaza bya Kristo ni abishingikirije ubwenge bw'isi, ariyo siyansi. Kuko n'ubundi rega ni igitangaza. Igitangaza bivuze yuko atari ikintu gisanzwe, ntabwo ari ikintu kiba mu buryo busanzwe. So ku bantu bo siyansi yabaye ikigwamana kuri bo, ntabwo bemera icyitwa igitangaza cyose kiri muri Bibiliya. Ariko hari abandi bo bavuga ko bemera Imana kandi bizera Imana, bahakana ibitangaza bya Kristo. Ntabwo bihakana no kubihakana, ariko indi interpretation. Muri abo ngabo nibo nshobora kuvuga urugero nk'aba-liberal theologians. Bo ntabwo bemera ibitangaza, bafite ukuntu interpreting ibitangaza. Nk'urugero nko muri Yohana 6:6, iki gitangaza cyo gutubura imitsima, bo ikintu bavuga baravuga ngo burya ngo Kristo icyo yavuze hariya ngo arimo kwigisha mu isomo ry'urukundo. So bivuze iki? Ngo Kristo arimo kubwira abantu ngo bafite imitsima myinshi hagati muri bo ndetse n'abafite amafi menshi ngo bayasangire na bagenzi babo bari kumwe. Muri iryo somo tubona muri Yohana 6:6. That's their conclusion. Niko interpreting Yohana kuva ku gice cya 5 kugeza ku gice cya 6 bavuga igitangaza Kristo yakoze cyo gutubura imitsima ndetse n'amafi. So rero abo bantu bose bariho, ariko Kristo yakoraga ibitangaza. Ariko impamvu n'undi wo gukora ibitangaza nta yindi, byanditswe tugere ko yakoraga ibitangaza kugira ngo bihamye uwo ari we ndetse bihamye n'umurimo yakoze akora kugira ngo abashe kumwizera. So like ibitangaza ntabwo byari the chief end ubwabyo, nko kuvuga ngo ntabwo intego nyamukuru kwari kugira ngo umuntu arya hage, kuko ari ibyo Kristo yakabaye yarongeye gutubura imitsima akajya yibaha iteka nk'uko bayimusabye. Ntabwo ultimate goal ari kugira ngo abantu bazuke, kuko Kristo yari yarazuye abantu babarika ku ntoki. Ubwo bubasha yarabufite ari kuzura abantu bose bapfuye. Ahubwo ngo yabikoraga iki ngiki nicyo tubona muri Yohana 10:37. Aravuga ngo niba ntakora imirimo ya Data ntimunyizere, ariko ninyikora nubwo mutanyizera mwizere imirimo bwawe, kugira ngo mumenye neza yuko Data ari muri njye nanjye nkaba ndi muri Data. So dore icyo byari bimaze n'iki ngiki. The end si ukugira ngo muhage, si ukugira ngo mubone abantu bapfuye kuko n'ubundi bazongera bapfuye babashingure babatabe, ahubwo ni ukugira ngo mumenye yuko Data ari muri njyewe ndetse nanjye nkaba ndi muri Data. Ibyo rero implication yabyo ni uko bagomba gutega ibyo ababwira bakamwizera. So rero iyo niyo picture y'iki gitabo. Murabona nyine Kristo yigisha, Kristo akora ibitangaza. Rero uhereye ku murongo wa 5 nk'uko natangiye nsoma, batangira batubwira abantu bumvishe kino cyigisho. Aravuga ngo abonye abantu benshi ngo azamuka umusozi, amaze kwicara ngo abigishwa be baramwegera. Wakibaza the audience cyangwa abantu be bahari bo Kristo yigishaga kino cyigisho. Tubona abantu b'ingeri ebyiri. Abantu ba mbere no tubona ahangaha ngo amaze kwicara ngo abigishwa bakora iki, baramwegera. Aba mbere barabigishwa biwe. Ariko hari indi kategori ya kabiri ariyo Bibiliya yita imbaga y'abantu benshi cyane. Nk'uko tubibonye ngo abonye abantu benshi ngo azamuka ku musozi. Ndetse no mu gice cya 7 arimo kurangiza uru rwandiko nako iyi sermon umurongo wa 28 aravuga ngo nakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana ngo Yesu amaze kuvuga ibyo byose ngo imbaga y'abantu ngo baraho batangazwa cyane n'imyigishirize, kuko atigishaga nk'abigisha amategeko babo, ahubwo yabigishaga nk'ufite ubushobozi. Mu Cyongereza aravuga ngo the crowds were astonished at his teaching. So ibi ni ibyiciro by'abantu bari imbere ya Kristo ubwo yigishaga kino kintu nako kino cyigisho, by'umwihariko primary abigishwa biwe ndetse n'imbaga nyamwinshi y'abantu. Ubwo urumva aho ngaho harimo n'abandi bapagani bose. So nk'uko mwagiye mubibona, n'ubundi Kristo atangira kino cyigisho avuga abahiriwe abari beatitudes. Ijambo beatitudes mu Cyongereza rishobora gusobanurwa blessedness cyangwa happiness. So muri no si dufite ubusobanuro bwinshi bw'umuntu uhiriwe uwo ari we. Ngira ngo akenshi iyo umwaka urimo urarangira cyangwa se mu gihe cy'iminsi mikuru, ibigo byinshi bikunda kwiyamamaza bikajya ku mateleviziyo, hanyuma bigashyiraho impano runaka, amamodoka, amamoto, amateleviziyo, school fees z'abanyeshuri,
bakavuga ati umuntu uzakora ibi ngibi agahamagara nimero inshuro zingana gutya azaba umwe mu banyamahirwe bazatsindira moto cyangwa bagatsindira imodoka cyangwa laptop na school fees. Ako kanya umunyamahirwe n'uri gutsindira moto cyangwa atsindira imodoka cyangwa atsindira school fees n'ibindi. Ariko si ibyo, ukunda guhura n'umuntu wabona umuntu wakize ufite amafaranga turamuntu yarahiriwe w'ibyisi byamuhiriye. So dufite ubusobanuro bwinshi byo twakwita ko umuntu ahiriwe. Ariko nanone mu isi hari abantu iyo umuntu abarebye ababona nk'aho ari abantu bashavuye, ari abantu bababaye, ari abantu bo kugirirwa umuntu no kugirirwa impuhwe. Babandi rero kavuga ati aba bantu koko ubundi bakipfire bakavaho bitewe n'ubuzima babayeho. Ariko igitangaje nuko bameze nk'abo ngabo, abo isi rero ikagirira impuhwe. Abo ngabo ubuzima bwabo bushobora kuvuga umuntu wese agatokesha kuba ati ntikabeho sinkabyumva. Abo ngo niba Imana ireba ikabita ko bahiriwe. Bahiriwe ngo abashavura, bahiriwe ngo abarenganwa. So rero tugiye kureba koko Imana irimo kuvuga ngo someone is blessed, someone is happy. Umuntu arishimye, umuntu ni umunyamugisha. Imana ishatse kuvuga iki? Ahari nawe ushobora kuba witwa ko wizeye ugifite utwo tuntu tugusigarizwa mu mubiri wawe, hamwe ujya wireba wakidifaninga ko wabaye blessed cyangwa ukiri imbere y'amaso y'Imana ukabidifaninga nk'uko abapagani babidifaninga. So ahangaha turamo the 8 beatitudes cyangwa uguhirwa ko mu buryo 8. Nk'uko tubibona uhereye ku murongo wa 3 turavuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abantu ba mbere bahiriwe ni abakene. Impamvu ni ko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza, that's the 3rd beatitude, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota yo gukiranuka kuko aribo bazahozwa, aribo bazahazwa. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abikiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka. Ku murongo wa 11 baravuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya. Ariko umurongo wa 11 ntabwo wintroducinga beatitude nshyashya nko kuvuga ngo ya 9, ahubwo n'ubundi umurongo wa 11 ni continuation y'umurongo wa 10. Ni continuation ya beatitude yo guhirwa twana ku murongo wa 10. Uvuga ngo hahirwa abarenganyirizwa gukiranuka. Umurongo wa 11 ni ugukomeza uvuga kuri beatitude ngo muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya. So ahangaha turimo kubona beatitudes zigera ku 8 kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 10. Nakomeje kubyisistingaho ntago ari 9 kuko umurongo wa 11 ukomeza usobanura byimbitse ibyo tubona ku murongo wa 10. So hari observations cyangwa hari nshaka yuko nibura at least shaka dukuramo muri ayo magambo ntabwo gusobanura umurongo ku giti cyabo, aho ndashaka tubona the general scope is beatitudes kugira ngo tsaye kwa turimo kwiga nikabagore kubyumva. So ikintu cya mbere turimo kubona mwahanga muri no mirongo nuko uku guhirwa kwa mbere cyangwa iyi beatitude ya mbere ndetse n'iya nyuma zifite aho zihuriye. No kuvuga ngo zihuje umwihariko mu buryo zikora iki zirangira. Zombi zirangira zivuga ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Iya mbere ndetse n'iya nyuma iri ku murongo wa 10. Iya mbere iravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hanyuma iya nyuma nayo iri ku murongo wa 10 iravuga ngo hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. So ize iya mbere ndetse n'iya nyuma zifite aho zihuriye kuko zose promises zitanga n'imwe nuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hanyuma izindi zose zisigaye arizo 6 ziri hagati ya mbere ndetse n'iya 8 zira nazo zifite aho zihuriye nubwo zidafite amagambo amwe ahubwo zo zihuriye kuko zitanga promises cyangwa amasezerano ari mu gihe kizaza ari future. Iya mbere ndetse n'iya 8 izo zirangira zivuga ngo kubwa bwo mu ijuru ubwabo ngo that's present, icyo ni icyako kanya gato abameze batyo bamenye kubwa bwo mu ijuru ubwabo niho butegereza igihe kizaza. Ariko izindi zo tubona yuko zivuga ngo kuko
bazahozwa kuko nk'ibintu bikora iki bizaza mu gihe kizaza. Mbese iyi pattern ibi bintu bya bishatse gusobanura iki? Icyo Kristo ari kuvuga aha ngaha mubyumve neza, ari kuvuga ko ubwami bw'Imana cyangwa ubwami bwo mu ijuru already buri kumwe n'abigishwa be bose. Ubwami bw'Imana bwamaze kuza, gusa imigisha yose izanwa no kuba muri ubu bwami tuzayishimira ku mwuzuro mu gihe kizaza. So bishatse kuvuga yuko ubwami bw'Imana ntabwo tubutegereje, kuko byo twabonye yuko ubwami bw'Imana abameze batyo ubwami bw'Imana ni ubwami. Ariko icyo Kristo ashaka gukomeza gukurasaho umucyo ni ukubwira aba bantu ngo yego n'ubwo ubwami mwabwinjiyemo, ibyiza bizanwa no kuba muri ubwo bwami nagiye yanga icyo no gukora ni ukubisogongera, ahubwo ibyiza byose bizanwa nabyo muzabyinjoyinga mu gihe runaka ubwo muzaba mutakiri muri nasi. So icyo cyo kirahari, ubwami bw'Imana bwabaze kuza. Yohana 15:8 aravuga ngo ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi baba bakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabaturanyije mu isi, nicyo gituma ab'isi babanga. So ari kuvuga icyanga, ari kuvuga ngo ntabwo muri ab'isi, nicyo gituma ab'isi bakora iki? Babanga. Bivuze iki? Bivuze ngo hari indi gakondo mufite magingo anga nubwo muri mwisi, ariko ntabwo muri iki, ntabwo muri ab'isi. Nko kuvuga ngo ubwami bw'Imana mwamaze kubugeramo. Ndetse no mu Bafilipi 3:20 aravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kazava, ari we mwami Yesu Kristo. Iwacu ndaha mbaye Kimirongo ariko ndacumbitse, wanjye iwacu ni ijuru. So nkuko nabibabwiraga, nubwo ubwo bwami bw'Imana tubufite, nubwo twamaze kubwinjizwamo, dusogongera gato kumigisha izanwa n'ubwo bwami kugeza igihe kizaza ubwo tuzishimira mu mwuzuro iby'ubwo buzima buzanwa n'uko twabaye abagize ubwami bw'Imana. Reka nibura ibi bintu bivuge ngaragaza ingero muri mirongo twasomye. Mvuzemo ku murongo wa 4. Umurongo wa 4 aravuga ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Mu Cyongereza avuga ngo blessed are those who mourn for they shall be comforted. Ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa, ngo nibo bazakora iki? Ngo bazahozwa. Uyu murongo uri mu Byahishuwe 21 mu murongo wa 4 aravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizaba bishize. Ibyanditswe biratwereka ko hari igihe abizera bazahozwa, ngo ubwo Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo, umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntabwo bizabaho ukundi. Ibi nibyo turimo mu ndirimbo ya 211 ivuga ngo tuzaririmbira ngo mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ngo ntituzongera kubabara, ngo tuzashira agahinda rwose. So iki cyanditse kirimo kutwereka yuko hari ikintu kitegereje ubwo tuzaba tuvuye muri uyu mujyi, ubwo tuzaba tugiye mu ijuru, ko nta kubabara kuzabaho ukundi. Ariko ku murongo wa 11 ndetse umurongo wa 12 n'ubundi igice cya 5 bakavuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampura. So ntimutegereze ko muzishima ubwo muzamugera mu ijuru, ngo muzanezerwe muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko badejereje n'abahanuzi ba mbere. Mu Bafilipi 4 umurongo wa 4 akavuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime. So iyo ushatse kuvuga iki? Iyo ushatse kuvuga yuko yego koko umunezero, kutababara, kudashavura tukiri mu isi ntabwo byashoboka, ahubwo ibyo ngibyo tuzabye experiencing ku mwuzuro ngo tuzaba tugiye kubana n'Imana yacu. Ariko mu gihe tukiri mu isi ntabwo ngo dukwiriye gusogongera, dukwiriye nibura at least gusogongera ku byerekeye ubwami bw'Imana kuko twamaze kubugeramo. Ko bivuze ko turi mu bwami bw'Imana, kuko nyine bivuze yuko implication bizana nabyo nuko at least tutagiye kwinjira no kwishimira ibizana muri ubwo bwami bw'Imana, ariko tukaba twitegereje ku mwuzuro wabwo ubwo tuzava muri iyi mibiri.
ndetse no ku murongo wa 9 aravuga ngo hahirwa abikiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Hahirwa abantu bashaka amahoro, hahirwa abantu bikiranura. What's the promise behind that? Unuko abantu bazitwa abana b'Imana. Ese koko ntabwo turi abana b'Imana none? Uyu murongo nawo uhuye n'umurongo tubona mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 22 haravuga ngo tuzi yuko ibyaremwe byose binira hamwe bikaramukirirwa hamwe kugeza ubu. Ariko si byo bisa, ahubwo ngo natwe abafite umuganura w'umwuka, ngo natwe tunihira mu mitima yacu ngo dutegereza guhindurwa abana b'Imana ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Nkuko uvuga ngo haba ubwo Kristo yavugaga bino bintu, yavugaga yuko ngo tuzitwa abana b'Imana, ndetse n'umwanditsi wa Roma arimo kuvuga ngo natwe ngo bafite umugana w'umwuka ngo tunihira mu mibiri yacu ngo dutegereza guhindurwa abana b'Imana ngo ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Mbese aho ibyanditswe n'ubu yavuga iki? Aho ibyanditswe nuko barimo kuvuga yuko yego hari igihe koko tuzitwa abana b'Imana, ariko kwitwa abana b'Imana icyo bivuze ni igihe tuzishimira ku mwuzuro iby'Imana itanga ndetse n'izanwa n'agakiza, ubwo tuzaba tumaze guhabwa indi mibiri iri glorified, indi mibiri ifite ubwiza. Ni ukuvuga ngo hari igihe kizagera tugahabwa indi mibiri. Ibyo Paul avuga ngo tuzahabwa imibiri mishya ngo itabora, duhabwa imibiri ifite ubwiza. Ku murongo wa 44 w'Abikorintho wa 2:15 ni imibiri y'umwuka. So iki nicyo barimo kuvuga aha ngaha, nuko yego koko hari igihe kizagera ubwo kwitwa abana b'Imana cyo uri kuvuga ni ibyo ngibyo tubona mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 30 kuvuga ngo abo ngabo n'ubundi yatsindishije, abo ngabo yahamagaye, abo yakoreye ibyo byose ngo nabo izakora iki? Izahungiza. Ariko ku rundi ruhande byanditswe ko uwizeye wese aba amaze guhindurwa umwana w'Imana. Muri Matayo 5:16 baravuga ngo aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza ngo bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Hari umuntu se ugira se atabanje kuba umwana? Byanditswe kuvuga yuko naho niba tubona bazajya bashima papa wacu ngo uri mu ijuru. Bivuze yuko kwemeza ko dufite identity kamaze guhindurwa abana. Abaroma 8:14 akavuga ngo abayorwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutawe umwuka w'ububata basubiza mu bwoba, ahubwo ngo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha uti aba data. So ngo umaginganga turi abana b'Imana, ngo n'ikimenyimenye ngo twahawe umwuka mushya, ngo umwuka ngo ukora iki muri twebwe? Ukomeza udutakisha uti nkuko umwana w'igitambambuga ahora avuga data, natwe muri uwo mwuka akomeza kunira muri twebwe tuvuga duti. Ndetse na Kristo arimo kwigisha abigishwa yo gusenga, yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga mutya muti ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Dufite data, turi abana already. Uyu muntu amaze guhindurwa bushya, uyu muntu amaze kubyara bwa kabiri, abyawe n'ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka wera, ako kanya amaze guhinduka umwana w'Imana. Ariko bavandimwe, nanone ku rundi ruhande dutegereje ubwo tuzambikwa indi mibiri, noneho tukishimira ku mwuzo ibizanwa no kwitwa abana b'Imana. Dutegereje uwo munsi ubona muri Yohana wa 1 igice cya 3 ngo none ntituzi uko ari, ariko icyo tuzi cyo ni iki? Nuko nitumureba ko azaba asa niko natwe tuzasa. Rero bavandimwe, icyo ndimo gukora ndimo kubereka kino kintu yuko dukwiriye kurebera izi beatitudes muri scope. Ntabwo zivuguruzanya, ntabwo zivuga yuko mu by'ukuri hari ikintu tudafite none dukwiriye gukora kugira ngo tuzagihabwe mu gihe kizaza. Ariko byanditswe bavuga ngo icya mbere, dore ngubu ubuzima buranga umuntu wamaze kwizera. Ni umuntu ushavura, ni umuntu wifuza amahoro, ariko umuntu nubwo ibyo byose abifite, hari ubundi bwiza, hari undi munezero ategereje ubwo azaba amaze kwandurwa uyu mubiri. Niyo mpamvu tubona aya masezerano ngo kuko ibyo ni ibidutegereje ku mwuzuro ubwo tuzaba tumaze kwandurwa uyu mubiri.
anakomeza avuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirizwa. Muwa mungane bakibaza ngo ibi byaba bivuze ko Imana igundira imbabazi zayo, ikagundira ubuntu bwayo kugeza ku munsi wa nyuma itegereje kureba ko natwe twabaye abanyembabazi? Birasaba ko umuntu ashobora gusoma n'umurongo akawusoma buhumyi agakoramo icyo kintu, akavuga ati ndimo gukora ibikorwa byo kugira neza, byo kugira imbabazi, kuko numvishe yuko n'ubundi abagira imbabazi aribo bazakora iki, aribo bazasigirirwa. Kuba ngo ni Imana ifite ikayi ihora yandika imbabazi zose ugize, hanyuma ku munsi w'urubanza izabikura ya kayi ijya ivuga ati umuntu yagize imbabazi zingana gutya, reka nanjye ngire imbabazi. Ako ntabwo ari icyo bishatse kuvuga. Ibyo tubibona n'ubundi Kristo abisobanura muri Matayo 18:32. Hari umugani yabaciraga, ariko aravuga ku murongo wa 32 ngo maze ngo shebuja ngo aramuhamagara aramubwira ati wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze, none ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe kuko nakubabariye. Uyu mugani uvuga Kristo, nako ni Kristo ubacira umugani ngo w'umwami, ngo umwami yarabikije abagaragu biwe itaramu zigiye zitandukanye. Igihe cyo kubishuza kiragira ngo umwami arabahamagaza kugira ngo bakore ikintu bamwishyure. Ngo uwambe aboneka yuko ibyo yabikijwe atakoze iki, atakibifite. Umwami aramubwira ati rero ngiye kubaboha wewe n'umuryango wawe mukore kugeza umunsi muzishyurira ibyo nabahaye. Ngo amwikubita imbere amutakambira ngo umwami amugira imbabazi, ngo amuharire umwenda we wose, aramubwira ngo genda nta mwenda ukifite. Ariko uwo muntu ageze imbere ngabonye umuntu w'umurimo ndetse n'umwenda muke cyane ugereranyije n'uwo yababarira, ngo ntiyamubabarira, ngo aramuniga bamujyana mu nzu y'imbohe ajya kumubohesha. Ngo ababibonye barababara cyane, ngo asubira kuri wa mwami bati dore wa muntu wagiriye ubuntu bungana gutya n'umaze kubohesha mugenzi we umurimo ideni ritonga. Kuko Kristo kuvuga ati wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze, nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe. Rero icyo tubona aha ngaha ni iki? Ntabwo uyu mushebuja cyangwa uyu mwami yabanje kubwira umugaragu wiwe ngo abanze kugenda aharire imyenda bagenzi biwe, bityo abone kugaruka nawe ababarirwe. Ahubwo uyu mugaragu yabanje kugirirwa impuhwe, yabanje kugirirwa imbabazi, nawe ahabwa assignment yo gukora iki, yo kwabarira abantu. Uko niko bimeze mu bwami bw'Imana. Ntabwo Imana iri buze kugendera ku mbabazi watanze hanyuma ngo ishingireho ubuhugu. Ahubwo uwamaze kugirirwa imbabazi n'uwamaze kugirirwa ubuntu n'Imana, n'Imana ibyaramo iyo mbuto yo gukora iki, yo kwabarira abandi. Ntabwo ari ikintu ukora kugira ngo ubone iki ngiki, ahubwo icyakozwe mu mutima wawe, icyo wagiriwe, icyo wabari, icyo wagiriwe, imbabazi wagiriwe, izo zibyara n'ubundi ubwo buzima bwo kwabarira abandi. So iyi mirongo n'ubundi ikintu wakuramo ni ukubona yuko imbabazi z'Imana rero zidutera natwe kuba abanyembabazi. Ntabwo Imana yicaye nk'umucamanza utegereje kureba nyuma y'ibihe ko runaka akwiriye imbabazi zayo, kuko nawe yabaye hagira imbabazi. Ahubwo ibyanditswe tugere ko imbabazi z'Imana ngo zamaze kuhagera. Muri Yesaya 61 mu murongo wa mbere nibwo uyu muhanuzi asobanura ibyerekeye umurimo wa Kristo. Ku murongo wa kabiri asoza ikintu cyane yarangije avuga, yaravuze ngo icyo Kristo yaje gukora, ngo yaje cyangwa Imana yamutumye kugira ngo amenyeshe abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Icyo Kristo yaje gukora, yaje kubwira abantu imbabazi zaraje. Ntabwo kubabwira ati mwabana mwe imbabazi n'izigihe kizaza mwe mukora ibi n'ibi igihe nikigera muzamuza imbabazi. Aho ngo muri assignment yahawe ubyo Kristo yatumwe na Data ukuza mu isi gukora, ubu kumenyesha abantu ngo yuko umwaka w'imbabazi z'Uwiteka wakoze iki, wamaze kugera, n'ubu turacyawurimo. Rero bavandimwe, ntabwo Imana iri aho ngaho nanone itegereje ko dukora ibintu runaka kugira ngo tugirire imbabazi. Oya, byanditswe byinshi biratubwira. Yohana 6:44 ngo ntawe ubasha kuza aho undi keretse arejwe na Data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Ntabwo Imana itegereje yuko uza kugira ngo kugirire imbabazi, ahubwo ngo Data ni ukoresha akakujyana ku mwana.
tura n'inkuru ya Simoni 16 Matayo 17. Yesu aramubwira ati urahirwa Simoni wa Yona kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuri ahubwo ni data wo mu ijuru. Kuko uvuga ngo Imana yabaje gutegereza Petero ko amenya Kristo ko ari Mesiya ashwida, ahubwo ngo Imana ngo niyo yamufunguye amaso ngo kuko umubiri n'amaraso atari byo byari gushobora kumuhishura data, ntabwo ari byashobora kumuhishura Kristo ndetse data wo mu ijuru. So nabyo tukabona ariko kino cyanditswe no kuvuga, ntabwo urimo kuvuga ngo kora imbabazi kugira ngo uzahabwe imbabazi, oya, ahubwo umuntu amaze kugirirwa imbabazi n'Imana niwe n'ubundi Imana ihamagarira kugira izo mbabazi, kandi nta kabuza n'ubundi azinjoyinga umunezero uzanwa nabyo ubwo azaba amaze gukurwa muri uyu mubiri. Ntabwo ari ibintu bikomoka ku muntu. Ibyo twasomye na mu gitondo ngo nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete abigirira, ahubwo biva ku Mana ikora iki? Ibabarira. Rero bavanywe ibyanditswe byinshi bitandukanye muri Bibiliya bitwigisha ko Imana izatwereka ubuntu n'imbabazi byayo mu gihe kizaza nitubaho ubuzima runaka mu gihe tukiri no mu isi. Ibyo byanditswe muzabisoma cyane byinshi, tunahera ibyo turimo gusoma ubu muri Matayo 5. Ibindi byanditswe nanone bikatwereka ko Imana yamaze kutwereka ubuntu bwayo ndetse n'imbabazi byayo. Ibyo akaba ari nabyo noneho bibyara ubwo buzima muri twebwe mu gihe tukiri mu isi. Rero ntabwo bino byanditswe byivuguruza, ntabwo kimwe kivuga kino ngo ikindi kivuguruza, ahubwo bavanywe biruzuzanya. Byose bisobanura ubuzima koko bw'umukristo ku isi. Ibi byanditswe bitwereka ko twahinduwe bashya n'ubuntu bw'Imana, ndetse kubw'ubuntu nimo twezwa. Ndetse bavanywe nitugera imbere y'amaso y'Imana, undi Imana izajya ibona jado cyangwa ibone ko ndi umunyabyaha. Ariko hejuru yo kumubona ko ndi umunyabyaha, izajya ivuga ati uyu muntu yabaye umunyembabazi, uyu muntu yabaye umugira neza, yabaye gutyo gutyo na gutyo na gutyo, kuko ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'umwana wanjye Kristo bwatashye mu mutima wiwe. So rero iki nicyo bishatse kuvuga. Iyi mirongo tuba turimo kwisoma tuyinyuramo inshuro nyinshi cyane, ariko ikintu cya mbere dukwiriye kubonamo ni uko ubwami bw'Imana uko twamaze kubugeramo tuburimo, kuko Kristo ubwo yazaga kuko yazanye n'ubwami bwe, n'uwizeye ubwami bw'Imana butaha mu mutima we. Ibyo Paul yajyaga abwira abikorera akababwira ngo ntimuzi ko muri insengero z'Umwuka Wera Imana ituye muri twebwe. Ntabwo Imana ituye hanze yacu, ntabwo Umwuka Wera w'Imana ari kumwe natwe, ahubwo Umwuka Wera atuye muri twe. Ibyanditswe bitubwira muri Ezekiel 36 ngo nzabaha umwuka wanjye mbashyiremo umutima mushya. So ubwami bw'Imana bwamaze gutaha mu mitima yacu, ariko n'ubwo koko ubwami bw'Imana twamaze kubwinjizwamo mu gihe tukiri no mu isi, tucyambara imibiri vanimwe dushobora kwishimira ku mwuzuro ibyiza bizanwa n'uwo munezero uko mu bwami bw'Imana. Ariko hagati aho nubwo ibyo bintu tubitegereje, nubwo dutegereje umunezero ungana utyo, ubwo tuzaba tugiye mu ijuru, Imana ivuga ku rundi ruhande ubuntu bw'Imana hari icyo bwatubyayemo. Byatwabyayemo ubundi buzima, ubuzima bwo kuba the peacemakers, kuba abikirano, ubuzima bwo kuba abanyembabazi, ubuzima bwo kuba aboroheje mu mutima, ubuzima bwo kuba twakemera kurenganywa tuzira Kristo. Ibyo ni byo ubuzima, nibyo ubuntu bw'Imana byabyaye muri twebwe, tunategereje no ingororano zabyo, hana kuko twabikoreye, ahubwo Imana yashimye kubikorera, ishimye yuko ibihembo byitirirwa twebwe, niyo mpamvu tugita ingororano. So ngana ku musozo, n'ubundi ibyo nababwiraga, uku guhirwa kuvuga muri iyi mirongo tujye kumara igihe twigaho utakumvisha muri ubu buryo mbibabwiye, biragoye ko wabisobanukirwa. Ibi bivuga ndetse bibwira abo ubwami bw'Imana bwamaze gutaha mu mitima yabo. Kubw'izo mpamvu abo bantu bafite ubuzima ubundi basige babayeho. Bityo rero
bariho banategereje imigisha yose izaba no kuba mu bwami bw'Imana. Kandi abameze batyo bakoze iki? Ngo barahiriwe. Ariko ikindi ntarangiza mvuga, nk'uko abigishwa ngo bari bicaye imbere yiwe, ibi Kristo bivugiye kugira ngo bishimire umurimo Imana yakoze mu buzima bwabo. Nk'uko uvuga ngo wowe ukennye mu mutima wawe, wowe ushavura, wowe ugwa neza, wowe ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, wowe w'umunyembabazi, wowe ufite umutima uboneye, wowe wikiranura, weho wemera kurenganywa uzira ubutumwa bwiza, weho urahiriwe. Ntuzaba ushaka kwigerageza kugira ngo urebe uguhirwa kwawe. Imana irimo kukwerekeza ku mugore ufite, ntabwo irimo kukwerekeza ku mazu wubatse, ntabwo irimo kukwerekeza ku bwenge ufite. Imana akubwira ati ashaka kumenya ko wahiriwe, rebera kuri ibi ngibi. Ese ufite umutima ukennye Imana? Ufite umutima ushavura? Ese ugwa neza? Ufite inzara n'inyota byo gukiranuka? Ese uri umunyembabazi? Ese ufite umutima uboneye? Ese ujya wemera kurenganywa uhoga Kristo? Cyangwa yaje ikintu cyitwa kurenganywa uragihunga, ugakompromisinga? Ibi nubyibonaho, nubwo isi yose yakuvugiriza induru ikavuga ngo dore mu buzima kuva twabona tubonye umuntu bayeho nabi, wowe ugihindukira uvuga uti imbere y'amaso y'Imana ndahiriwe. So kuri ruhande rero ibi Kristo yabivugiye ashaka ko bishimira umurimo Imana yakoze muri bo, bibatere umunezero ndetse usaza. Ariko ku rundi ruhande binabatera ishyaka ndetse n'inyota yo kubaho ubuzima nk'ubu ngubu. Ese koko ibi bintu mvuze byose ubyibonaho? Nimba ubyibonaho urahiriwe. Kabone n'ubwo waba utariye, n'ubwo waba udafite aho urara ku musaya, kuko ibyo si by'Imana ipimiraho guhirwa. Nimba ubifite urahiriwe, uri umunyamahirwe. So reka ndangiriza aha ngaha. Icyo nakoraga ni introduction. Sinzi nimba ari umuntu ujya ubaza kuri introduction, kuko n'ubundi ntabwo turatangira kwiga. Basically we can reserve questions for the next time, kuko nibwo tuzatangira kureba no dutangira umurongo wa mbere kugeza igihe Imana izabishimira. Nishima yuko turangiza ino portion. So reka dushime Imana. Data uri mu ijuru, Mwami Imana, tugushimiye ubuntu wongeye kutugirira bwo kwigira hamwe ijambo ryawe. Tugushimiye yuko ibi byose Mwami birushaho gutuma umunezero wacu usaga muri weho. Iyo twirebye tukabona ubuzima muri twebwe wabyaye muri twebwe, bidutera umunezero mwinshi cyane Mwami. Iyo dukomeje Mwami kubona bino bintu tubifite, tunyurwa nabyo, tukamera nk'umuririmbyi uvuga uti Yesu arampaza wenyine, naho napfusha amatungo, naho nabura ibyo ntunze, naho nahanwa n'inshuti, uwo Kristo arampagije. Kuko natwe Kristo tunyuzwe n'uko watubyaye bwa kabiri, tunyuzwe n'umurimo wakoze mu mitima yacu wo kuduhindura tukaba twibonaho Umwami ubuzima nk'ubu ngubu. Ariko Mwami nanone turiho twishimye ko tuziko igitondo kimwe twese Mwami tuzabyuka tutakiri no mu isi, ahubwo tukabyuka Mwami turi mu kindi gitondo. Icyo ni igitondo ngo kizahoraho iteka ryose. Icyo gihe Mwami ngo nta mwijima uzabaho ukundi, nta joro rizabaho ukundi, ngo yewe Mwami ntituzakerera izuba, kuko umwana wawe Kristo ngo niwe uzatubera umucyo. Dawe rero uduhe gutegerezanya icyo gihe amatsiko, uduhe Mwami natwe guhora tuvuga tuti Maranatha, Umwami wacu naze. Ariko ku rundi ruhande Mwami, bamwe muri twebwe dukomeza kwibonaho yuko ubuzima wabyaye mu bizera ntabwo ariko Mwami tubyibonaho nk'uko tubishaka. Twibona intege nkeya Mwami, tukibona kenshi duhunga gutotezwa, tukibona Mwami aho kugira ngo tuzane amahoro, ahubwo turi abantu bazana divisions no gutandukana. Tukibona Mwami tutiyoroheje mu mitima, ahubwo twuzuye ubwibone ndetse na pride nyinshi cyane. Ariko turakwinginga Mwami udufashe koko nk'uko bino bintu uhamye yuko ari byo byabyo mu buzima bw'abizera,
natwe bitugirirweho. Tugiye gutangira ikindi cyumweru, bane natwe mwami tujye imbere nk'uko umuririmbyi aririmba ati ujye imbere Imana isumba byose kuko njye ndi umunyantege nke. Natwe mwami turavuga mena ibyo avuga kuko nibyo natwe twarakwiriye kuvuga tuti utujye imbere Imana kuko turi abanyantege nke. Ngo muri iyi si ko turabimukira ko tutagufite twagerahe. Tugirire ubuntu mwami, ntituzi ibyo tuzahura nabyo n'uza hazaza, ariko igihe uzajya duha ko dusohoreramo cyose mwami ibyo duha kubera ikuzo ryawe. Tubeho tuzi no reality mwami yuko ubugingo bwacu ari nk'igihu ngo kigaragara akanya gato kigatambuka. Nta gihe mwami dufite cyo kubwiriza aho tutarabwiriza, nta gihe dufite cyo kwigisha inkuru yawe, nta gihe dufite cyo gufashisha abakene ibyo tuzabafashisha, nta gihe dufite cyo gusengera aho tutarasengera, nta gihe dufite cyo gusura aho tutarasura. Igihe ni none mwami, ntabwo twaje mu isi kuryama no kuruhuka cyane no kwigwiriza umunezero muri ho, ahubwo turi mu butayu. Ugiye kubaho gutyo mwami, ugiye kuba ari iminsi yacu koko uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Dawe rero nushima ko tugaruka twongeye guhura tuje kuramiriza hamwe, tuzaze twuzuye umunezero n'ibyishimo uko wagiye ubana natwe dushoboza kukuberaho mwami. Byose ni mu izina ryawe nsenze nizeye, amen. Ndabona saa 10 zitaragera, twahaguruka tukaririmbira hamwe indirimbo ya 82 mu gushimisha tugataha. Sigaye iminota 8, iminota 9.